kafu nonaha itunguye ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ihorana amahirwe, Rayon Sport igira imana, Rayon Sport ihuye n'amahirwe adasanzwe. Kafu nonaha tuvugana itunguye ikipe ya Rayon Sport muri uwo buryo bukurikira. Ikipe ya Rayon Sport bitewe n'amateka yigeze kwandika ikagera kure, ikagera mu matsinda, Rayon Sport ngo ikuriweho kuzakina faze ya mbere. Impamvu Rayon Sport ikuriyeho kuzakina faze ya mbere, hari amwe mu makipe yari kuzitabira ariko atitabiriye. Rero bari kureba amwe mu makipe yageze kure mu mikino nyafrika muri CAF Confederation Cup ikagera mu matsinda. Rero ikipe ya Rayon Sport ikuriweho kuba yakina faze ya mbere, mu gihe Rayon Sport yaba ikinye CAF Confederation Cup, dore ko bamwe bari kugira inama ekipe ya APR ati mu ikipe yatwaye igikombe gerageza ngo uzakine imikino ya CAF Confederation Cup, ati kuko ni CAF Confederation Cup ikinwa. Ariko Rayon Sport kimenya ayo makuru yavuze ko noneho ni ubwo bukiriganya buramuka bubaye ngo bukozwe n'ikipe ya APR, noneho biri buze kuba bibi, nta uri buze kuba yahagarika ikipe ya Rayon Sport. Ayo namwe mu makuru y'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport igiye kurekura bombe ikomeye cyane. Rayon Sport igiye gusinyisha rutahizamu ukomeye cyane uko mukara mu gihugu cya Ghana, ngo ni umusore ngo ufite metero imwe na santimetero 88, arabura santimetero imwe ngo yuzuze metero imwe na santimetero 90. Ni umusore wagiye akinira amakipe atandukanye. Icyo Rayon Sport irimo iramuteretesha nuko ngagomba kuza kubakira izina mu ikipe nga Rayon Sport. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngagomba kuza gukora muri ikipe ya Rayon Sport ngo nukuza kuzamurira motara yiwe ikazamuka, Rayon Sport ikayimurika ikayishira ku karubanda. Iyo ni Rayoni, ikipe y'Imana, ikipe y'ubukombe. Andi makuru mfite mu ikipe ya Rayon Sport niko Perezida Tade yamaze guhura na perezida wa board ariwe Paul Muvunyi, bamara kubona aho amafaranga azaturuka. Amafaranga ya mbere azaturuka mu baterankunga bakuru bagiye kwinjira muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko ngo harimo n'ikigo cy'ubucuruzi gikomeye cyane kigiye kuzafasha ikipe ya Rayon Sport kuba yatangira kugura abakinyi. Rayon Sport yo ngo yanze kuguriza Rayon Sport amafaranga, ibabwira ko ngitagitanga amafaranga ku ideni. Urumva ko ngo abantu bose bazatangira kubona amafaranga guhera ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo ikipe ya Rayon Sport izaba itangiye kuba yarokirita noneho ku buryo bwiza bwa bundi bunonosoye butosoye. Urumva rero harimo harabura iminsi mike, ariko rero n'umutoza Afamia Lotifi arimo arasaba ko bino bintu byakorwa vuba kugira ngo atangire imyitozo, dore ko yari yarateganyije ko ashobora gutangira imyitozo ku itariki 20, ariko bitewe no gutinda amatariki yari yarapanze akaba ari kugenda yegera inyuma ho gatoya. Rero ayo niyo makuru twe tubafitiye muri Rayon Sport. Reka dukomeze tugende tubana mu makipe mukunda, amakipe mwihebeye ariyo Rayon Sport ndetse na APR.